turabashubuje abateze amatwi cyangwa se abadukurikiye tujye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Nitwa Mutoni Fiona, nkora umurimo w'Imana muri Canaan Revival Temple. Tujye kongera kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Reka rero dutangire ariko dusenga nk'uko bisanzwe twumva ijambo. Turagushimiye Imana yacu, tuguhaye icyubahiro kuri Imana yo kwiringirwa, nta yindi Mana yasa nawe, byose urabisumbuka biruta, niyo mpamvu twakwiringiye. Turagushimiye muri aka kanya keza uduhaye, turakwinjiza kugira ngo umanuke uzubane natwe, utugirire neza, uganire n'imitima yacu. Ni mu izina ry'Umwami wacu dusenze kandi twizeye, amen. Yesu ashimwe. Nanone tujye kuganira ijambo ry'Imana risa naho riza kuba riri gufata rirerire cyane, ariko Bibiliya nk'uko bisanzwe murabizi ko ivuga ngo ijambo rimwe ku munyabwenge gusa riba rihagije. Rero ndabashuhuje cyane. Nanone tumaze ngira ngo kumenyerana, ariko reka twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana, nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo kurengerwa n'Imana. Tujye gusoma icyanditswe kiri muri Yesaya 51 duhereye ku murongo wa 21. Reka dusome twumve uko ijambo ry'Imana rivuga. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko rero noneho umva ibi yewe urengana ugasinda utanyoye vino. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayiti. Dore nkwatsi igikombe cy'ibidandabiranya ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywaho ukundi. Ngishize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu nshaka ko tuganiraho. Nababwiye ngo iri jambo turaza kuriha umutwe w'amagambo uvuga ngo kurengerwa n'Imana. Imana itakurengeye nta kindi cyakurengera. Imana itakurengeye umubyeyi ntiyakurengera. Imana itakurengeye inshuti ntizakurengera ngo bikunde. Imana itakurengeye abavandimwe ntibabikora ngo bikunde. Imana itakurengeye ubutunzi bwawe ntago bwakurengera ngo bikunde. Ngira ngo tujye tubona abantu benshi hano, tujye tubona abantu bakomeye, ukabona urupfu rumugezeho cyangwa ukabona ibintu byinshi biramugoye bikarangira arangiye kandi amafaranga yafite. Bivuze iki? Amafaranga ntiyakurengera. Kubura umunyacyubahiro runaka Imana itakurengeye nta cyakunda. Rero ikintu ugira ngo mwibutse kuri uyu munsi wa none, ndashaka kukubwira ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera tukarengerwa n'Imana. Imana yacu yonyine niyo yaturengera nk'uko ijambo ry'Imana hano ribitubwiye. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo igihe kirageze Imana yacu dukure igikombe cy'ibidandabiranya mu biganza byacu, cyangwa se ibikombe nabigereranya ibikombe by'ibidandabiranya nabigereranya n'iki? N'ubuzima tubayemo. Hari situation ushobora kuba urimo ikakubera ikidandabiranya ubwayo, cyangwa se hari urushaka ushobora kugira rukakubera ikidandabiranya ubwarwo, hari urubyaro ushobora kugira rukakubera ikidandabiranya ukwarwo. Hari n'ibintu byinshi bitandukanye mu kazi, mu mibereho yindi isanzwe, ushobora guhura n'ikintu ubwacyo kikakubera ikidandabiranya, kikaba cya gikombe. Imana yacu yatubwiye ngo iraza gukuramo ibyo bintu bituma usinda kandi utanyoye. Tujya dukunda kubona abantu mu mihanda, ukabona umuntu aragenda yivugisha, ukabona aragenda abara ibintu, ukabona aragenda yiganiriza, mbega ukabona umuntu yasinze kandi atanyweye. Uriya muntu mugenzi ntukagera ngo aba yasaza, aba afite ibidandabiranya byinshi biri muri we, aba afite ibisindisha byinshi yasinze. Ngira ngo tuzi ukuntu tujya twumva ngo muri bisi ngo umugabo yaragiye ngo aragenda ngo ageze aho ngo ajye kumva, yumva abantu bagiye kumva bumva umuntu aravuze ati mba bakinyweraho rwose. Ubwo se kuvuga ngo bakinyweraho ni ukuvuga ngo muri we harimo kuvuga ngo ariko se ko nta sukari nasize, ko mu rugo nasize nta kindi kintu gihari, ko nasize nta hepfo nta haruguru, noneho bimeze bite? Uyu munsi biraza kugenda bite? Ni ukuvuga ngo icyo nakubwira, icyo cyari igikombe cy'ibidandabiranya yari afite. Imana yo mu ijuru niba itara kimwaka rwose imugirire neza, ariko icyo nshaka kukubwira, icyo ni igihe umuntu ashobora gucamo akaba afite cya gikombe cy'ibidandabiranya muri we, akaba afite ibintu byinshi muri we, ukagenda ukajya wibaza kenshi, ukibaza ku bana, ukibaza ku rubyaro rwawe, ukibaza ku mibereho yari yo yose. Abantu uko tumeze hano muri Kigali cyangwa ahantu henshi hatandukanye, buri muntu wese abayeho ubuzima butandukanye n'ubwa mugenzi we. Hari ibyo nshobora kuresistinga ariko wowe utashobora, hari ibyo undi nawe yashobora jewe ntashobora. Rero ikintu nshaka kubabwira, ndashaka kubahereza umutima w'inkomezi, ndashaka kubabwira ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana itakurengeye nta kindi kintu cyakurengera.
Uwiteka wenyine atakurengeye nta kindi kintu cyakurengera. Hano hepfo ku murongo wa 22 ariko mo hagati yaravuze ngo dore nkwatsi igikombe cy'ibidandabiranya aricyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywera nk'ukundi. Yesu ashimwe cyane. Ngo dore nkwatsi igikombe cy'ibidandabiranya wari ufite mu ntoki zawe. Ushobora kuba wari ufite icyangiro mu ntoki zawe, ushobora kuba ufite ushobora kuba ufite ubukene mu ntoki zawe, ushobora kuba wari ufite byinshi wibaza mu ntoki zawe, nabyo ubwabyo byakubereye nk'igikombe cy'ibidandabiranya, ukaba ugifite wicaranye nacyo, ari ikintu ubana nacyo ubuzima bwawe bwa buri munsi, ariko ukabona warakiburiye umuti, ukabona warakiburiye ubushobozi, ukabona nta mikoro yandi wabona, ukabona mbega urareba hepfo no haruguru ariko ukabona biranze. Ikintu nshaka kukubwira rero muntu w'Imana wowe unkurikiye muri iki gihe cya covid, abantu bari ahantu abantu bari ahantu habonyine, batabonana n'abashumba mu nsengero, batabonana n'abakozi b'Imana ngo babakomeze, baturire imisozi ngo bajye kuririra Imana, mbega bari mu gihe cyo kuririra mu cyumba. Iki ni igihe Imana yacu yongeye kudusezeranya ko igiye kutwambura ibikombe by'ibidandabiranya dufite. Icyo nakwifuriza nuko warekura ukarekura icyo gikombe cy'ibidandabiranya, Uwiteka akakikwaka ngo ntuzongera kukinyweraho ukundi. Ndashaka kukubwira ijambo ry'ubuhanuzi muri uyu mwanya, nkubwire ngo icyo wari ufite cyakubereye igikombe cy'ikidandabiranya, Uwiteka akigukure mu ntoki, nawe wongere wishime, nawe wongere usubirane ubuzima bwawe, nawe wongere aho wari uryamye ku gisasiro ufite igikombe cy'ubudandabiranya cy'uburwayi kiri mu biganza byawe kimazemo igihe. Ndashaka kukwifuriza ngo Uwiteka akwambure icyo gikombe, nawe wongere wishime, nawe wongere usubira mu buzima busanzwe. Umuntu wese tugiye kwisuzuma, buri muntu wese afite igikombe cye kirimo ibidandabiranya anyweramo cyangwa afite arimo gukoresha muri iyi minsi. Ariko icyo nshaka kukubwira nuko twese twiyiniye tukitekerezaho, tugasenga Imana, tugaca bugufi, Imana yacu nta cyayibuza kongera kutugarukaho ikatwaka cya gikombe cy'ubudandabiranya dufite. 23 hakubwiye ngo ngishize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira nyabagendwa. Hari igihe ikintu cyiza kikakubaho karande wagera kukacyemera. Tujya twumva abantu bavuga ngo iyo ndwara se kari yiwacu, ngo twebwe ngo regango ngo nta ujye ugeze imyaka 45 ngo twe ntitwisazira. Ugasanga abantu bafashe icyo gikombe cy'ibidandabiranya barakihaye ngo niko bisazira. Ninde wabikubwiye se ko ariko mugomba kwisazira? Niba uzi ko wabatuwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ukwiriye guca uwo mugozi, ugakuraho uwo mugozi w'igikombe cy'ibidandabiranya cyo kutisazira, ugakuraho icyo gikombe cy'ikidandabiranya cyo kudapfa ushaje. Ahubwo ugasanga abantu barakenyuka bafite imyaka 45, ugasanga ngo iwacu nta muntu ujya ureba imfura ye, ngo umugore wawe ngo abyaye ngo akiri kwa muganga gusa bakubwiye ngo arabyaye, ngo ise ngo biberangira apfuye. Ugasanga abantu bicaranye icyo gikombe. Niba waramenye Kristo, niba uzi ko wemera Imana, pfukama huri usenga Imana, uyibwire gutandukanye n'icyo gikombe cy'ibidandabiranya. Ugume mu Kristo ku giti cyawe. Yaba twese nk'abanyarwanda tugira amoko, tugira abega, tugira abasinga, tugira abantu bose bagiye batandukanye, buri muntu wese azi ubwoko bwe. Rero hari ibintu bigenda birondora ayo moko, ugasanga ngo abakobwa bo kwa runaka ngo ntibajya ngo bashaka badasize abana iwabo, ngo abahungu bo kwa runaka ngo ntibajya bashaka badasize abana iwabo. Abo ni abazimu. Uwiteka Imana baka icyo gikombe cy'ibidandabiranya. Niba byaranabayeho byabayeho utarakizwa, ariko niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, itandukanye n'ibyo ngibyo, itandukanye na karande. Jewe ngira ngo njye nkunda guhereza n'ubuhamya abantu dusengana. Njyewe nakuze bambwira ngo nsa na sogokuru yasaga na papa, bakaba n'abantu ngo bagira amaso manini ngo ariko ngo babana ngo n'ubumuga bwo kutabona. Barangije baramaye ayo makuru. Ngejeje imyaka ngira ngo ni nka 15 gutyo nyitangira kwiga, ubuhumyi nanjye baburanyatatse, ndahuma nambara rinete, ibintu biracika. Naba ndi mu ishuri umutsi ukava hano ukamanuka, abantu bawureba ari bwuje, wagera hejuru y'ijisho ukizinga ukamera nk'ibuye. Ubwo simbe nyireba mu makayi, simbe nyireba ku kibaho. Icyo gihe baheraga ko bakaza bakantwara. Buriya Imana yangiriye ubuntu, ubundi nagiraga imyotso ihereye ahangaha ikamanuka, bari baranyokeje ngo kubera ijisho. Ngo nanjye nari nangiye kubana rero n'ubwo bumuga butewe n'iki na sogokuru. Ngo mu muryango w'iwacu twagombaga kuba ngo dufite amaso manini, ngo kandi ayo maso ngo akaba atabona. Ibyo se ni ibiki ku muntu wamenye Imana? Ndashaka kukubwira ukuntu Imana ikwaka igikombe cy'ibidandabiranya. Hanyuma icyo gikombe nabanye nacyo ngira ngo nk'imyaka irenga nk'umunani, ni nk'umunani cyangwa irengamo.
ndiyakira numva nuko byagenze ni ukuvuga ngo nagombaga kurwara iryo jisho rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 4 cyangwa mu kwa 8. Abantu benshi baranzi, abantu twiganye muri segonderi bari banzi ku izina ry'umukobwa w'ikibibi kubera ko hano hahoraga hirabura. Iyo ryabaga ryarwaye aha harabyimbaga hagafatana na hano hepfo. Iyo ryabaga ari kize rero no kuvuga ngo hari ikintu cyavagaho nka gishishura kigishishwa kikavaho nka jugunya hagasigara inkovu. Iyo nkovu niyo yakiraga yirabura ikagenda yirabura, hanyuma bakanyita umukobwa w'ikibibi kujisho. Mbana n'ubwo bumuga bwanjye ariko nza gukora ubukwe. Nshaka rero n'umupasiteri. Tumaze gukora ubukwe dukora ubukwe nambara rinete. Hari abantu banze nambara rinete, n'ubu ndazifite. Niguriye rinete zanjye rwose bazingura 250. Ari n'amafaranga atari makeya. Hanyuma nkora ubukwe nta nubwo nagiye muri honeymoon disi kubera ijisho. Nakoze ubukwe ngira amahirwe ijisho ntiryarwara umunsi w'ubukwe. Ndihangana ubukwe buraba ariko nkumva mutuntu tw'udusonga ngavuga ni Imana ngirira ibanga niburi rya none mbanze mve mu gatimba. Maze kuva mu gatimba koko ijisho rirarwara. Twakoze ubukwe ari ku cyumweru, ku wa 4 nibwo twagombaga kugenda, birangira tujye kubyuka mu gitondo ijisho riba rirangana gutya. Pasiteri arandeba arambwira ati sinaba nsengera abandi ngo bakire, manurira abandi ngo bakire, ngo nindangiza mbane n'ikimuga munsi. Ku mutima ndavuga ngo ibyo ibyo avuga ntabwo azi ubumuga bwanjye igihe mbumaranye. Ndavuga no ibi ni bya bindi by'abapasiteri. Ndicecekera ndamwihorera, aramfasha aransengeye, tugiye kwa muganga baramvuye. Buri Imana ntukajye wanga kujya kwa muganga. Imana ntago imanuka gusa gutya ngo uyibone ihagaze imbere yawe ikore. Imana yakorera mu miti, Imana yakorera mu bantu, Imana yakorera ahantu hose hatandukanye. Niba ndashaka kuvugana n'aba bantu nanone bajya bavuga ngo yango ngewe ngo sinjye ndwara ngo njye kwa muganga Imana irangiza. None si Imana yacu ntikorera mu bantu. Uko tubona imyuka mibi ikorera mu bantu ni nako n'umwuka wa Kristo nawe ukorera mu bantu. Hanyuma njya kwa muganga baramvura, bamaze kumvura pasara turataha aransengera arambwira ati kuva uyu munsi ntabwo niba uri umugore wanjye nkabona naragushatse ntabwo nzabana n'ikimuga, Imana nkorera igukiza. Tumaze imyaka 10 mu rushako, kuva 2010 nta n'umusonga ndongera kumva. Imana yanyatse icyo gikombe. Ako na agace gato yambahayeho kubuhamya. Abantu barabizi ibyo ngibyo si bya bindi barokore bapfundikanya, bamwe bakavuga ngo byagenze gutyo bitarabaye ko. Oya, uko hari ubuhamya bupfuye hari n'ubundi buhamya buzima abantu bafite. Burya abantu bose ntago bavangiwe. Rero ubu n'ubuhamya butoya mbahaye, hari abantu banzi n'abantu bazakurikira iki cyigisho bazabibona. Hari abantu twiganye, hari amafoto mfite, hari abantu banzi nambara ayo marinete. Rero icyo nshaka kubabwira, Kristo yashatse hari kinakwaka ukakivaho, niba ari gisuzuguro ukakivaho, niba ari iki byose Imana ikagenda ica inzira, igaca inzira aho zitari, igikombe cy'ibidandabiranya kikagukurwa mu kiganza. Rero murokore ushobora kuba wicaye iwawe ari kuvuga uti se igihe kizagera nanjye sohoke muri ubu bukene, igihe kizagera nanjye sohoke muri iyi nzara. Ukumva ni ibintu byakubereye binini, ukumva icyo gikombe urakirambanya. Ariko icyo nshaka kukubwira, Imana nkorera, Imana twese twizera, Imana yaremye isi n'iri juru tubona, Imana ikora ibyo byose yabasha no kugukuraho icyo gikombe. Icyo nshaka kukubwira rero, hano baratubwiye ngo barakubwiye ngo rambarara tukugende hejuru, ngo nawe utega umugongo wawe nk'ubutaka ndetse n'inzira nyabagendwa. Hari igihe ibintu bibaho ukemera ukavuga uti ibi ni ibyacu rwose. Abakobwa biwacu ntibajya bashaka, iyo umuntu arangayeho gato kageza mu myaka 30 cyangwa 20 biba birangiye. N'urugero biba birangiye ntabagishatse. Ninde wabikubwiye ibyo ngibyo? Ko hari Kristo mu ijuru uza akakwaka igikombe cy'ikidandabiranya ukakivaho. Ugasanga ngo abantu bariga ariko ngo ntibagire icyo bimarira, ugasanga ngo abantu bagira akazi ariko ntibagire icyo bimarira. Abadayimoni b'inyatsi bakagutera, igikombe cy'ibidandabiranya kikaguhora mu biganza. Uwiteka kurengere, mwibuke ko umutwe w'amagambo wacu uvuga ngo kurengerwa n'Imana. Uwiteka kurengere agukura icyo gikombe mu biganza. Reka dusome irindi jambo rimwe riri muri Zaburi 129 kugira ngo ari naho nsoreza. Ngewe ntago njye shaka gukoresha igihe kirekire, ndi hafi gusoza. Reka dusoma aho ngaho 129 ku murongo wa mbere. Aravuga ngo bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye. Abariko ubwoko bw'Abisiraheli bavuga, abariko udukurikiye uvuga bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye ariko ntibanesheje, ariko ntabwo banesheje. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Dukomeze ku murongo wa 3. ku murongo wa 3 avuga ngo abahinzi bahinze ku mugongo wanjye Yego. bahaciye impavu ndende. Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha banshyizeho. Yesu ashimwe cyane. Hano hari ijambo nk'uko umukozi w'Imana dusomeye avuze ngo bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, ngo ariko ntibanesheje, ngo abahinzi bahinze ku mugongo wanjye bahaca impavu ndende. Yesu ashimwe cyane. Ngo bagize bate? Bambabaje kenshi. Ibyakubabaje kenshi ni byinshi. Ubukene bwakubabaje kenshi, urumva? Ubukene bwakubabaje kenshi, imibereho runaka yakubabaje kenshi, hari ibintu byinshi byakubabaje kenshi, ibyo ari byo byose byakubabaje kenshi. Ariko icyo nshaka kukubwira ni kimwe, nubwo waba warababajwe kenshi, ariko hepfo hari ijambo ritubwiye ngo baciye impavu ndende. Uwiteka umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha banshyizeho. Yesu wacu nashimwe cyane. Ngo Uwiteka yaciye ingoyi abanyabyaha bagushyizeho. Abanyabyaha bagushyizeho bati nukuvuga ngo hari ingoyi Uwiteka yaguciriye, Satani yari yaragufatishije. Hari ingoyi z'ubukene, hari ingoyi z'amagambo, hari ingoyi z'icyangiro, hari ingoyi z'ibintu byinshi byagiye bigufata bikwizingiraho, hari ingoyi za karande zagiye zigufata zikwizingiraho. Ariko icyo nshaka kukubwira umunsi wa none, reka dusome irindi jambo turi busange muri Zaburi 129 duhere ku murongo wa 1. Aravuga ngo bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye. Aba ari ku bwoko bw'Abisirayeli buvuga none. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye ariko ntibanesheje. Abahinzi bahinze ku mugongo wanjye bahaciye impavu ndende. Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha banshyizeho. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo naryo murumva ko ririmo kunganira rya niri twari tumaze kuvuga. Ntabwo nzi ibyagufashe, ntabwo nzi ibyagutsikamiye, ntabwo nzi ibyaguhambiriye, ntabwo nzi ibyakugenze ku mugongo, ntabwo nzi ibyaciyeho impavu ndende. Bishobora kuba ari ubukene, bishobora kuba ari icyangiro, bishobora kuba ari byinshi bitandukanye. Ariko icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ngo nubwo bahinze ngo abanzi bawe baguciyeho impavu ndende ku mugongo, ariko icyo ushaka kubwira ni kimwe, ngo ahangaho umurongo wa 4 uratubwiye ngo baciye impavu ndende. Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha banshyizeho. Yesu ashimwe cyane. Nubwo abanyabyaha bagushyizeho zangoyi, ariko ngo Uwiteka yaciye zangoyi bagushyizeho. Hari ingoyi z'icyangiro, ingoyi z'agahinda, ingoyi za karande, ingoyi za byinshi bitandukanye. Ndimo soza mukristo nkurikiye wicariye iwawe mu rugo, ndashaka kukwibutsa ngo Kristo uyu munsi wa none hari icyo yagukorera. Hari ingoyi zindi Kristo yagukuriraho, hari ibindi bikomeye Uwiteka yagucira. Ndashaka kubwira ngo uko bisa kose, izera Imana yawe niwe murengezi wawe, izera Imana yawe niyo yagukorera ibikomeye, izera Imana yawe niyo yarangiza ibyo bindi. Ndashaka kukwibutsa ngo Uwiteka niwe murengezi wacu, yaba mu makuba, yaba mu byiza, yaba mu bitworoheye, yaba mu bidukomereye. Ndongera kugusubizamo ibyiringiro nkubwira ngo Kristo atakurengeye, nta wundi wakurengera, kandi atubereye maso kugira ngo aturengere, atubereye maso kugira ngo atwibutse. Ndashaka nanone nsoze ahangaha Uwiteka yavuze ngo Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha bari baragushyizeho. Ntabwo nziza ufite, nanjye ubwanjye hari izanjye mfite, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko twese duhuza ukwizera, tukizera gushyira hamwe, twarangiza tukabwira Imana ngo Mana ibisigaye ni wowe twiringiye kugira ngo abe ari wowe uturengera. Ndashoje rero mu gusoza kwanjye nababwiraga ngo twaganiraga ijambo ry'Imana rivuga ngo kurengerwa n'Imana. Imana yawe itakurengeye nta wundi wakurengera, itakurengeye amafaranga ntiyakurengera, itakurengeye ababyeyi ntibakurengera, itakurengeye igitinyiro wifitiye nticyakurengera, itakurengeye byinshi wiyumvamo ntacyo byakumarira. Ariko icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ngo wizere Imana ifite icyo yagukorera, wizere Imana ifite aho yakurengera. Imana ibaho umugisha. Turashoje, mwari kumwe nanjye Mutoni Fiona. Yesu abaho umugisha cyane. Murakoze.